bimeze bite? Urabashaka wansubije koko. Nakwanze. Ndashaka umunsi igisubizo. Uranyanga. Oya papa, reka manze nkubwire. Sibyo, uyu munsi ni umunsi wa mbere n'uwanyuma. Sibyo, ndashaka umerese igisubizo. Uransobanurira ibintu byo kuri mama kuko ngiye iteka ryose ntabwo uzajya mvuga mama. Abandi bana twigana baba bari kumwe na ba mama babo. Nje ntabwo nzi ngo navukiye ku giki, niba naravukiye ku pusi cyangwa se ku kibyo bintu ntabwo mbizi. Ko icyo ubundi utabashaka kumbwira ibya mama wanjye yakoze iki? Ihangane mbona wanjye uricaye. Oya papa, nje ni nka utangiye kubwira ibintu utangiye kungusha gushunga ngo nicare. Ihangane uricaye. Nimba mama ari kosa yakoze ubimbwire. Kubera icyo ubundi utabashaka kumbwira ibya mama buri genda bikubwira ugaceceka kubera iki? Ko nta kintu usuri kuvuga. Mwana wanjye mama we nta kibazo kandi mama ariho ihangane. Utagira biro. Ariho sari he? Ari. Uzamubona. Cyarese. Igihe nikiragera, igihe kirafubwira uzamubona. Nutambwira ibya mama wanjye ndava hano ngaha ngende. Ndava hano ngaha ngende nutambwira ibya mama ukuntu byagenze. Na handi hantu wajya tugomba kubana nawe kugeza. Nago ndi bukomeze kubana nawe mu gihe utari bufate icyemezo umbwira ati mama wawe bimeze gutya bikumva. Nutambwira ibya mama wanjye papa ndagusiga. Ndagusiga ngende kandi uraguma muri runo rugo wenyine. Wanze kunyereka famiye ya mama, wanga kunyereka famiye yawe, ibintu byose wanga kubinyereka, wanga kumbwira mama, nane isoni buri kumbwira ngo ibiki n'ibiki. Yangane igihe kirafugira za kujyana mu bavandi utegereje ikihe gihe? Yangane. Wambwiye imyaka 18 narayigize, wanga kumbwira. Umbwiye imyaka 22 ndayifite, wanga kumbwira. Utegereje ko mera imvi nkawe se akaba ari bwo uzambwira. Mama wanjye niba yaranapfuye niba ndiho niba atanariho mbimenye. Bazi se papa sureba. Yangane mbona wanjye. Papa ndekura. Nibigutera ubwoba kandi nukagera mu. Kubera iki udashaka kumbwira ibya mama? Turukumwe nugira ikibazo. Mama yakoze iki se basi ku buryo utabimbwira? Papa ubona atari njye ukeneye kureba ibintu bya mama nkwamumenya. Papa ni muntu wishimiye guca ahantu bavuga ngo ureba wa mwana utagira nyina. Reba imyaka yanjye 20 n'ingahe nazi mama wanjye. Papa wagiye kakumva. Bebete. Sawa. Umeze bite? Umeze neza. Nani. None se. Urajya mu kazi? Ntabwo ndi kujya mu kazi. Uracomoka ryari? Uracomoka ryari? Comoka? Kandi mubwiye ko najya mu kazi. Ikibazo nagiye kuza hano. None niba ngiye kuza hano sinjye nigeze muguza. Sura gusanga hanga. Kokweri. Ntabwo ndi gutaha. Wayi. Ntabwo ndabite gutaha nise naba nahirikiza. None se reka mubaze abi. Cyo twari dukoze n'ubizi. Kwe dukoze se kuguma hano. Ntabwo twari dukoze kuguma hano. Kandi urankunda nese ndimo gumya cyo byabitwaye. Hari ikibazo. Umva menye bagiye kuza kandi akabazi ko nasase ko mbana n'umugore. Naswe twarapanze gute. Nese yaguze imana yanjye. Uze mundika n'icuri neza. Nese ibyo twapanze byose Mary kuba yaza kansanga hano mama wawe bitwaye iki? Yesu kumva nyine nta kibazo kirimo. Nta kibazo ngiye ndi kubona ahubwo ufite ikihe kibazo kitari Mary kuko kuba mama wawe yaza kansanga hano. Sinumva ibibazo hano bike. Ngiye ikindi kibazo ufite wenda kitari icyo cya mama kuko ikibazo cya ntabwo yitakaye. Ufite ikihe kibazo? Gira kibazo mfite ariko nashaka kumera gusanga hano. Gusa ntabwo bigaragara neza tu. Muri kino gitondo.
so kandi hari n'ibyo dushaka kuganira na Mary tari ngombwa nyine naganira ndi mu cyumba ni ngombwa se ngo mbe ndi hano ariko ntabwo bise ko nari umukobwa ese ufite ikihe kibazo kuba Mary watazi ko umukobwa ntigize ngo nagazi ko ukomeye wenda utari umugabo naho kubazi ko atari umukobwa no kubimubwira ndumva ari ibintu bitandukanye. Papa urabizi ndakubaha ndagukunda wandeze neza aho mama wanjye atarari warahabaye mbwira basi se yarapfuye mbimenye basi mbyishire mu mutwe wanjye menye ko yapfuye apana ibintu byo kwirirwa umbeshya ngo uzambwira wambwiye ko nyiri umwana nigiye imyaka 18 uzambwira ndinze ngira 20 n'ingayo yose utarambwira what happened papa ufite ikihe kibazo iyangane uzabimenya mwana wanjye oya papa jene nabyo nyine nta nubwo ujya unanyereka famiye zawe basi mbashe kuba nabaza amakuru ya mama sinzi ngakomoka sinzi ngo ni umunyarwanda niki nta makuru papa nta n'abavandimwe ngira papa ubona ngiye nishimye iyangane nurire igiye kugera umura igiye kugera uzamubona uzi n'ikindi ndagiye izina ry'Imana urataha utambona hano ngaho oya yangane byose nzabi danze nutambwira ibya mama ukambwira ati cara mukobwa wanjye ngubwire ibintu bya nyoko ntabwo njye uri bumbone muri runo rugo kandi ndabikubwiye usigare we nuri amukozi nzabikubwira niba ari we washimye ari uzagumana nawe uba wanze kunyumva ara n'isoni mba ndi kukubwira umbwire ibintu bya mama wagira ngo numwicaye isasi mbimenye Ufite ikihe kibazo cy'amafaranga ko numva wabigize fighting nkaho nyine ngewe nyumva ndikubwira namushaka ko nyine Mary agusa ese ureke ngo bazuba Davi tuyo mbere hose umbwira ngo nagushaka Mary ngo wawe ngagusanga nsanga ha wowe ubwawe si wowe wansabaga ngo nzaze kuba hano ako ntabwo twabiteguye nari gusabaga kugira ngo tubanze tubiteguye ntabwo twabiteguye cyane nuko ni urabinsabaga sibyo nese wigeze umbwira ko uje kuba hano ntabwo nabikubwiye ariko urabinsabaga kandi nyine naje nta kintu bigutwaye ikindi cya kabiri amagambo mbwira gurayazi sibyo nese kibazo n'amagambo ndakunda tuzabana bimeze uku ntacyo wambura ibyo bitegura niba ari uguhura na Mary tuzabitegura turi kumwe kuko nubundi urarya ntuburara ntugira ute ndibaza rero ngiye ntabwo ndi umukobwa atemarwe ku buryo tuzabura ibyo turya kandi ikindi ntabwo bivuze rega ngo nzarya ibyawe nanjye ntabwo ndi umushomeri ntabwo ndi umutindi ku buryo twabura ibyo turya waje uri kumbwira ngo Mary ako ntabwo nyine waza bitunguranye ego nabanza ngabitegura umuntu agashaka n'inzu nini naho njye tuzayishakana tibaza neza yuko ibyo bintu bizi ko tuzayishakana kandi ibyo bintu ntabwo ari n'ikibazo sibyo ibyo bya Mary rero naze rwose pe ansanga aha ndanamurindiriye byaba ari na byiza cyane ahubwo ariko kujya utagira kubera ahubwo uyu munsi wanyweye iki ko insize nsenda ubundi byagenze bi katari ubu nkuzi ufite iyihe gahunda nyine we kugira ngo numve bisabikize uziko yengo sowe twararanye ikindi narumiwe kabisa yego kuya kuba twararanye ngakubwira ati ngiye kugira umushyitsi bitari ngombwa yuko aza hano hari ntabwo ari ikibazo wananye si ngombwa yuko nsubiramo sibyo ibyo bintu urabizi neza ni wowe wamye unsaba ngo nzaze tubane naje bibaye intambara bibaye ibibazo none se urugero ngo nkori wigera rero icyitwazo cyo kumbwira ngo uretse nanjye kumbwira ngo ndumva nanjye nyumva sibyo ngende kubigusaba yes kuko ari byo nshaka gupanga na Mary sibyo niba agiye kuza hasi ko ndi njyenyine sibyo yembwira iki kibazo kandi noneho kereka niba ushaka ko aza nyine akabagira ngo narashatse none se ushatse bifite ikihe kibazo ubundi mbwira ahubwo ikibazo wowe ufite ni iki mfashe kabisa sibyo ariko gamana sibyo ibyo se ni ibyo uzanye ibyo uzanye ese nkubaza so ushaka kunyumva ndi kuvuga ibintu kumva ko ndi gushaka mu buryo bwanjye kandi ndi kubikubwira hari ibyo nyine impamvu ndi kubikubwira ntago biri byumvikana ntago mbikora iyo ako gabaga kanjye none urumva ushaka kunsuzugura suzugura ibiki ahubwo wowe ushaka kunsuzugura ari wowe
oya ariko niba nkubwiye wowe banza umereze impamvu iri gutuma wumva yuko nyine ngiye ngomba sinshaka ko mama gusanga hano icyo gusa pa last warning urambwira ntabwo umbwira ntabwo igihe kiragera nzakubwira naribi sibyo papa ikamubwira urabizi ndagukunda sibyo nanjye ndagiye uri kumva nshaka ubuzima niwumva utuje kuzambwira uzampamagare nzakwitaba kandi ntuzigere n'umunsi n'umwe undistabinga ugiye kumpamagara n'umunsi wa rimwe mu gihe utazi gufata umwanzuro ngo umbwize ukuri ntabwo nkubahutse sigara ni uriya mukozi papa please ntunkoreho papa ntunkoreho oya ntunkoreho yangane rwose papa nakwihangana sibyo kandi nanjye sinkora papa ubundi mama yakoze iki ku buryo utabushaka kubimbwira yakoze iki nta n'ikibazo mama nyine yakoze iki kutabushaka kubimbwira ihangane nzakubwira oya njye ibyo bintu ntabyo mba nyene wagarutse mwana wanjye danze se mana ndabigenza gute ko numva gukomeza kubana na papa atari kubishaka kuko nashaka kumbwira amakuru ya mama wanjye ntiyigeze ambwira uko ameze mbigenze gute ndabizi papa wanjye niwe muntu wamfashije nyiri umwana paka nkoze pe ntabwo nigeze mukenera ngo mubure ndabizi ko nkunda ariko ngombe mfate umwanzuro paka mbwira amakuru ya mama wanjye ubuse kuko avera abasha kunyakira cyangwa waretse kundakaza avi kubizi waretse kundakaza njye nta kibazo ndi kubonamo aha kagira inkuru niko mubu ni Mary Mary ako kumbona nazi kuntu ufite agasuzuguro k'iki se kumbi niyo mpamvu nyine wanyirukanye wageze gute kumbi ufite ikindi gikobwa ukiri kugwamagara ndi kumamagara icyo gikobwa wanditseho imitima nese ubonye mwitabye hanyuma se Mary niwe washyizeho imitima ntazi ngingana gute kuki utamwitabe nyine mwitabe mbyumve mwitabe nuve kari Mary ngamwitabe mwitabe ndi hano ngaho mwitabe se komba mbona utanyuba utari waba umugore n'ubu umugore bizagenda umva kuri iki kintu ubwo ntago nkumva itaba uwo muntu itaba nditabira mu rusaku urusaku rwa hehe se urumva ndi radio ngewe reka nkubwire sibyo ubundi wari usanzwe unzi neza sibyo unushaka kubindura inamba merizo telefone ndebe kari Mary meza avi bose ngira muri telefone wamereje telefone umva ndako biraza kuko uretse gato ibyo bikorwa uretse uraza kumbona kugira ngo birarangiye
ese ko watinze gufata phone Bebe nari ngicaginze muri salo ngiye mu cyumba kandi tubona ndi gutunganya mu cyumba. Meze bite? Ntabwo ari neza ngenda shwanye na bibi. We na dadi byabaye ikibazo se? Dadi twashwanye. Navuye mu rugo ntabwo ndibuze gusubirayo. kandi ndashaka kuza kukureba. So ubu ngubu uri hese? Ndi ku muhanda ndi mu nzira naje kukureba. Naje kukureba. Kundeba mu rugo? Iyi mu rugo iwanjye. Nese urumva najya he nasize vie wanjye naje ari wenje kureba sibyo? None se kuki uva mu rugo utambwiye? None se hari ikibazo dukundana n'ipaka mumenyesha ibintu byose. Kugira ugomba kumbwira nose ntabwo wari ubizi ko mari ibyo byose rero ugomba nyine kubanza kumbwira mbere yo kuva mu rugo. Kuko icyo kitakabaye ikibazo ahubwo mbwira turabigenza gute ndi ku muhanda. Asmani diro zawe na papa wawe rero nazo zigiye kuba ikibazo gikomeye cyane pe. Ubuse wari ubizi ngiye ko ndi mu rugo? Cyangwa urabizi ko ndi mu rugo? None se ubwo turabigenza gute? Wowe numbwiye hano mu rugo mfite umubyeyi Mary yaje kundeba kandi urabizi inzu mbamo ni noya ubwo siri kumbwira ngo uraza ko kujye None si mama wawe ntabwo washakaga kumunyereka icyo ntabwo ari ikibazo wanamunyereka tukanavugana nta kibazo ndumva byaba binoroshye. Ujya ariko tukabanza tukabitegura ntabwo ari ikintu nyine umuntu agomba kuza ngo ahite agira akora agira aho ngaho. Murabane nta kibazo ndaza umpreza imbere ya mama wawe. Mama ndaje ngo hamagara. Ndako mama ari kumamagara. Ngo mama Nisuko soye ngo wowe. Ase ntabwo wanyumva manje. Sindakumva gute nukugize ni. Niba ngusabye imbabazi ngakubwira ati ntabwo nshaka mama gusanga aha ngaha urumva none so uri gusaba n'ibyo. Mama wawe ni igikoko ngiyewe ndi igisimba. Mama wawe ikibazo kiri hagati yanjye na mama wawe ubundi ni iki? Kandi nyine ngiye koza ibyombo ntabwo nyine mama yazanga asanga ibyombo bisa nabi kandi umugore hano. Uri umugore se nigeze bumva ko hanyuma umuntu umugore byagenze gute? No se byose twapanze biteshera agaciro. Yazanga asange ngo ibyombo bisa nabi kandi hano mu nzu hari umugore. Wese yavuga ko ndi umugore nyabaki nyine. Wabyemeje tu nawe. Kuhinduye sugiye. Babe. Ntabwo uri kunyumva? Baby. Baby. Ariko Avini narakubwiye ibintu byo kubitangira nabanje kubikubwira ati ntabwo bizakugwa amahoro. Icyo nakubwira rero nta n'ikindi rwose nta n'undi mwanzuro wahiga ufata kuko nagura abajyana mu nzu ngo bahurire muri babiri nukura amesa kamwe ugafata ubwo ubundi we ikibazo cyawe wagiye guhubuka ese bifata nk'ubyari kugutwara igihugu. Oya ariko umwami biceri mama umwami biceri urumva njye ariko uramusista nuko aba ari muri haso za danje kandi nabizi ko n'abasore tuba dufite haso ubone ni wenyine bunye nikundira uri yuri home nta kintu kirimo kabisa ariko agira ibiceri tu nose ubundi mbere nabwika maze mubaza wajyaga kurarana nawe ushaka iki iyo mufata rogi ku kabari mwari muri oya ariko yarasanzwe aza home man yarasanzwe aza home akararasa ariko ashaka ko yabipanze ko nabonye noneho muri nabwo yazanaga imyenda ariko nabonye yazanye imyenda nk'itatu ine urumva ko arafite gahunda yo kuba yarara
cyangwa afite gahunda yo gukwama. nyine ko wakunda kuvuga ngo we yakurushije ubwenge wari kumufatirana ntabwo ari gutuma mutahana mu rugo urabizi niba wera umukunda cyakoze wenda kariza wagira amafaranga ndabyumva aho kuba agira amafaranga ntabwo bivuze ko wari kwifata ukamuzana iwawe mwari gufata rogi ku kabari mwari muriho si ibintu byumvikana se ega bana ba baby we hari ikintu utabaziho ntabwo amubwa kujya muri rogi ngo abyemere icyo ni icyambere chambre yo ntabwo bayikozwe arakubwira ati ko ufite iwawe twagiye mu rugo iwawe ko matora ari njye wayiguze gaze ari njye wayiguze ikibazo ufite ni iki nuko ngo ibintu byose ufite mu zina babikuguriye ari ibisazi afite n'impamvu none se kamaze mubase ubwo ampereze uriya mwana wasize ku muhanda biragenda gute njye nemaje urumva nari maje kuvuga ko mu rugo nyine Mary yajeyo ariko nyine ubu nawe wangira inama kuntu nyine turamuvana hariya nibisazi man nibisazi niwe wakabaye wifatiye umwanzuro ngiye duhe nigire muri gahunda zanjye nubwo netse ko ibyo bibazo byose bifite guhera mu gitondo natetse imitwe namubwa nshaka kujya ku kazi atijya ku kazi uri home ya ku kazi uransanga hanga namubwe se wowe bimeze bite nago ujya mu kazi ngo hapi ngo nago njya mu kazi namubwira ati se ko nari mfite gahunda yuko Mera agiye kuza ahangaha bimeze bite ngo mubwiye ko warongoye ibyo byo byihorere kabaze wereka no kuvuga ngo niba yafashe no wanzura akazana imyenda ibi yarajemo yarabizi yayizanye ko nagari myinshi icyo nakubwiye ni yatari myinshi ndazayizana gake kuko yafashe gahunda nibanze no gutaha cyakoze icyo nakubwira cyo uriya mwana wicaje ku nzira shaka uburyo ugenda uhamukure niba udashaka kwiteranya nawe wenda niyo wagenda ukamufatira agashamburete ndayishyiramo ndetse nikeka niba ari njye urayijyamo urafata ubuhere umushyire muri rusarazi wawe wamwe ko mu rugo hari kariza kandi ntabwo uramusohora ngataha ariko urumva wagiye gufata wagiye gukodeshereza umukobwa shamburete urumva amafaranga byaba bisaba ariko n'ubundi amaherezo bazagufata ntabwo uzagumya kubihisha ubakwipa bose amaherezo n'ubundi uzafata ikibazo urasaba ngo umese kamwe meza kamwe tuze wicare hamwe ufata umwe ari we witaho kuvuga ngo afite amafaranga nawe amafaranga abashaka kuyabona cyangwa se we umubwiza ukuri ikibazo mani kara kabebi nakoga ngo bahora gashwana n'iwabo urumva rero nabyo birambanga n'iwabo oya nese ntabwo njye navugana nawe rega arambwiye ngo ari kuza ari mu rugo ni ubungu tuvugana nibwo nari nsohotse kandi uramusista rero ko ngiye mu kazi cyakoze yizire ko ufite amafaranga yo kumukodeshereza kuko ntabwo wamujyana mu rugo se urumva bahurira muri babiri bigakunda kandi nuri ari kuvuga ngo ntabwo ari busubire mu rugo urumva abana na sisa agira amahane bya danje icyo nakubwira rero fata kamwe ugende umukodeshereza umugore ku muhanda kuko ntagarara hanze ahubwo nunatinda ushobora no gusanga yijyanye mu rugo iwawe ikibazo ni ibiceri nanone uramusista kumukuraho ibiceri biba ari insazi aravuga ati se ukeneye amafaranga y'iki ko ndi hano mu rugo weka ibintu byoroshye uriya mukobwa niba yafashe umwanzuro wo kuza kubana nawe nuko agukunda yiteguye no gusavayivinga buri kimwe genda umuryoshye ndabizi kariza amafaranga aba yafite ntabwo ari ikintu ashakisha we genda umuryoshye umwereke ko wanabyakiye kuba ari mu rugo iwawe nta n'ikintu bigutwara akubwo uramuzi urumva ari umuntu usikamaraga nawe arabizi ubwo yaje yabipanze cyangwa ndakabona afite amakuru icyo nakubwira cyo ni icyo ngicyo we genda umuryoshye numara kumuryoshya abakobwa rega nabo barashukika kandi nawe urabizi nuvuga ngo aragukunda niba yaje umubwire ko ugize akabazo kwihutira umubwire ko ufite ikibazo cyihutirwa noneho kugira ngo anabyumve neza uhita umubwira ko ari so wamubwiye ko mere wawe agiye kuza kugusura nibyo usize umubeshye rero uramubwira ko ahuye n'ikibazo cyihutirwa gisaba guhita umufasha kandi n'amafaranga ufite no ku kazi bataraguheba ndabizi ntabwo yayakwiba kuko niba n'abashaka kwiyereka amabukwe arahita atekereza avuga ati byanze bikunze ndakora buri kimwe kugira ngo amabukwe azambone amafaranga ahita yaguha hanyuma ugenda ushaka ukuntu uriya mwana umukura ku muhanda amwereke naribe kaniyiteho pe wenda amabukwe araza asanga ameze neza ahita avuga ko ari njye mugore uriya muhungu we yari gusinzi
kumbwira ngo mabukwe ngo agiye kuza urumva ko mabukwe agiye kuza ari ikibazo kweri cyangwa ni igisubizo kanitunganya gusa Hano? Oui. Ni sawa. Sha ntabwo nakwanga urabizi. Ko nawe ujya uvana amatiku aho ngaho sinjya nkuhamagara se. Wavuye mu rugo? navuye mu rugo nahavuye kureba umugabo Ariko we wajya umbabarira umugabo wawe se? wamushatse wagenda mubwira nyine ngiye kumusanga kubera yuko ibintu twashwanye byabaye ibibazo mana ndatomba hejuru mva Kubera ego? Kubera iki se? kubera namubwira ati wanjye ibitarabwangu ntabishobora kubibwira iki urabizi nanjye bitagira bitavuga ati sha igumane rero bazamfasha igikapu ndawe ndetse ndagiye Ubu ngubu wavuye mu rugo se? mpagaze ku muhanda nuko ntegereje ushatse wanjye ikaza kuntwara niba ntegereje Ubwo se mwavuganye? iyi namuvugishije arasanga araje andebe wowe se bimeze bite Sha nanjye nyine ndi kuri wa musheri wanjye nyine nakubwiye. Njyewe yari yanambwiye ngo mama wari mu nzira nyine ngo agiye kuza hano ubu ndimo nditegura nashyushye ngo azasanga nsa neza. numva ari sawa ntewe nawe uraryoshye None se wowe ntabwo uri kujya mu rugo haba? sha njyewe simbizi ntabwo arambwira ntabwo arambwira keretse naza akambwira Se ibibazo byanyu byageze aho ngaho aho uva mu rugo? Sha nanjye ndi mu rugo nyine ndindiriye uwo mubyeyi ngo ndebe ko yagera hano. ubu witeye mekapu wishize igishushanyo Koko mana yanjye nashyushye uranyobe wese nashyushye nyine ariko wambaye gute ntiwambare bwa bumenyi bwawe dore ababyeyi ntabwo bakunda ubuntu bwambara ubumenyi kareka nibwo nambaye ikanzu ngufi. ntashoboye Nese hano si mu murega hano ni mu mujyi. Hano ni mu mujyi. Ahubwo umva nkubwire we. ndi kukumva sheri Umva nkubwira ahubwo nawe uwo musheri wawe nyine nimubonana. Nubura ubwenge wa mukobwa we niba ubizi neza yuko nyine muhura mukakora jigi ubwo rero urumva ko waba ugize amahirwe yo kumubona nkubura ubwenge ngo akubeshya ngo hanyuma ngo uzave. twanyibagiwe ntabwo natuma Urumva nyine nk'ukuntu uvuye mu rugo bimeze use wasubira none bazo ugiye yaguteye inda mana muze noneho yakwica. ntabwo natinyuka no kuvuga ati igiye mu muhanda ndamusize yamuzirika mu gitenge tuzerane Ariko nizere ko ari bugutwariwe. shasheri nibyo ndaramenya pe Ayo batubyizere wenda karibu n'isandi yagutwara ni hehe. umva nawe ubwo bitwara neza nyoko uko umva mushimishe sheri Umva ndakoyo. karimo modifa Umva ndagerageza wa mwana wese uko ubizi nge ntabura ubwenge naribi. sana ariko turazaza uko byagenda Sha nacyo nyine turakomeza tuvugane ubwo nawe uraza kumbwira wenda cyangwa turebe ukuntu twahura. reka njye nkomeze ndende tunayikumamagara